Nshuti bakunzi bacu twongeye kubasuhuza tubaha n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kubagezaho akamaro k'umunyu wa gikukuri. Nk'uko bisanzwe ni nizi kazi yake Benjamin. Umunyu wa gikukuri ni ibyo bita sermare mu gifaransa, ariko abantu benshi ntabwo bakunze kuwumenya bitewe n'uko amajyambere n'ubusirimu hari ibintu byinshi yagiye ajyana bigatuma benshi hatamenyekana ibintu runaka. Umunyu wa gikukuri ni umunyu umaze imyaka myinshi ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi wagiye utanga umusaruro mwiza, ufasha umubiri ku rwego rwo hejuru, ukarinda umuntu mu buryo bwose. Reka tuvuge imwe mumaro k'umunyu wa gikukuri. Mbere yo kuvuga umumaro wa mbere, banza umenye ko uwo munyu ufite ubushobozi waremanywe, ubushobozi de nature, mu miremerwe yawo urakungahaye. Ubushobozi waremanywe n'Imana burahambaye kandi ni bwinshi burimo. Icya mbere, uyu munyu urakenewe ku bantu babuze umunyu mu maraso. Urugero ni nk'abadafite za magnesium na za iode, abo ngabo barawukeneye cyane ku rwego rwo hejuru. Kabiri, ni mwiza ku bantu bafite ikibazo cy'amaraso, maraso makeya, bitewe n'uko ufite fere ihagije. Gatatu, ni mwiza ku bantu bafite ikibazo mu mvubura no mu mitsi yumva. Mvubura no mu mitsi yumva, ubwo ni navuzi na za grande n'ibindi. Imikorere y'umubiri muri rusange, igikukuri ni cyiza kandi kibikoresha neza. Cya kane, igikukuri kigabanya potasiyumu y'impimbano iva mu ifumbire abahinzi bongera mu butaka. Buriya nubwo ifumbire mvaruganda ituma ibiribwa byiyongera kugira ngo abaturage bo mu isi baticwa n'inzara, umusaruro ukaba mwinshi, ariko igihe yifitemo ibyangiza umubiri, ndavuga ifumbire mvaruganda. Igikukuri rero rwose gifite ubwo bushobozi bwo kuyigabanya mu mubiri, ndetse cyane cyane kuvanamo potasiyumu y'impimbano iba iri mu mvaruganda. Cya gatanu, igikukuri gifite magnesium, ni umunyu nyine, umunyu ngugu, igabanya ubukana bw'uburozi bwo mu ifumbire mvaruganda. Rwose abari bafite icyo kibazo cyo kwibaza uburyo ki bizagenda, bajye bakoresha agakukuri mu byo kurya. Gatandatu, kiburizamo imyanda iboneka mu mazi y'ikiyaga. Amazi y'ibiyaga murabizi abarimo imyanda, abarimo imyunyu ngugu, bamenamo ibintu, ariko igikukuri aho kiri, iyo ari ahantu kibarizwa, imyanda ishiramo. Karindwi, magnesium iri mu gikukuri ikingira kanseri kugeza ku rugero rw'inshuro 1000. Bivuze ngo inyuze mu nzira 1000 irayikingira kanseri. Wari ufite ubwoba bwo kurwara kanseri, dore umuti ni igikukuri. 8, mu gikukuri harimo iode nzima ikoresha neza imvubura ya tiroide iherereye ahagana mu ijosi. Murabyumva ko igikukuri ni cyiza kandi kirakungahaye cyane. Igikukuri ku ngingo ya 9 gifite umunyu ngugu witwa brome, ushinzwe kuruhura imitsi yumva cyangwa navuzi neri. Cya 10, igikukuri kirakenewe ku bana bafite intege nke mu mubiri, bazahaye ubona nta kabaraga. 11, iyo gifatanyije n'ibumba cyongera imbaraga zacyo, hanyuma kigakora umubiri mwinshi. Yaba imbaraga zari ziri mu gikukuri, yaba n'imbaraga zari ziri mu ibumba, birakorana bigakora imbaraga ikomeye cyane yo kuvura, bitewe n'uko mu ibumba
yaba iry'icyatsi yaba iritukura yaba andi mabumba abamo imyunyungugu myinshi cyane. Yakiyongeraho n'imyunyungugu rero yo mu gikukuru bikabyara imbaraga nyinshi. Cya 12, igikukuri gikurura imyanda kikayikura iyo yihishe mu mubiri, nyuma kikayisohora hanze. Kirayikurura kikayikuramo rwose kikayisohora hanze. Cya 13, igikukuri gishobora gukora n'ibindi byinshi cyane. Ushaka kumenya ubusobanuro bwimbitse ku gikukuri ushobora gusoma igitabo cyitwa Argile Kigeli, paje ya 37 na 30 kugera 39. Karusho ka gikukuri nuko abarwaye umutima, impyiko, umwijima, diabete ari wo munyu utabagiraho ingaruka. Ndavuga babandi baba barabujijwe umunyu, kurya umunyu. Gikukuri yo nta ngaruka ibagiraho, niwo munyu bemerewe. Gikukuru ariyo bita nyine sel de mine, iva mu gucukura mu bitare byo mu misozi n'amasoko. Akaba ariyo mpamvu iboneka no mu Rwanda. Mu Rwanda ngira ngo amasoko menshi afite umunyu wa gikukuri rwose nta gushidikanya. Rero gikukuri isa nk'irabura, kandi kuwuteka mu byo kurya ni iby'ubwenge kuko bituma umubiri ugubwa neza. Mbese umuntu yakoresha ungana iki kandi yawukoresha gute? Ufata ahagana ku kiyiko hahandi inyuma hamwe hato, tari hamwe turisha, ugakoza mu munyu niba ari ifu, akazamutseho niko ushyira mu mazi. Bivuze ngo iyo unyweye mu mazi igikukuri wirinda kunywa umunyu gikukuri yumvikana, uwushyiramo ariko ukabutumvikana. Koresha rero kamwe k'inyuma, agace kako rwose gato cyane kaba gahagije, kaba kuzuyemo imyunyugugu nyinshi. Iyo ushaka kuwuteka uragereranya, ngira ngo abatetse ibisombe, abatetse ibishyimbo ibyo bamaze kubimenyera. Ndetse hari n'umunyu ugurwa, hari n'uwakozwe wawo rwose ukagurwa ku isoko, ku buryo ukoreshwa nk'umunyu. Ndavuga igikukuri kiba cyarateguwe kimeze nk'umunyu usanzwe, ku buryo gikoreshwa neza kandi mu rugero rwiza, kimeze nk'umunyu usanzwe. Nuko ubuzima rero buzira umuze niwo mugisha ukomeye w'umuntu, ngira ngo abantu twese tumaze kubimenya. Umugabo witwa Hippocrate yaravuze ngo nature itself is the best physician. Nature itself is the best physician. Hango ibyaremwe ubwabyo ni umuganga mwiza. Nta mpamvu yo kujya twibaza ngo mbese bimeze gute, mbese twakoresha iki, mbese iki. Oya, ibyaremwe ubwabyo ni umuganga mwiza, kandi Imana yarabituremeye ngo bitubesheho. Nibyo wibuke yuko ko muri Edeni Imana yaremye umuntu, ariko ntiyamuhaye umuganga wundi, ahubwo yari yaramuhaye ubwenge, akajya amenya gukoresha ibyaremwe nabyo bikamubera umuganga. Urugero nk'igikukuri, murumva ko kivura indwara nyinshi, ibumba rivura indwara nyinshi, avoka ivura indwara nyinshi, amazi avura indwara nyinshi, imiti ye n'abazamukomokaho yari iyo ngiyo. Ariko abantu bihimbiye ibihimbano byinshi bitewe n'icyaha. Icyaha kiraza cyangiza byinshi cyane, niho tugeze ubu ngubu. Ariko mu gitabo cyitwa Yesaya igice cya 48 umurongo wa 18 yaranditse ngo iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Murumva ko iyaba umuntu yakumviye amategeko y'Imana, yagira amahoro agatemba nk'uruzi. Gukiranuka kwe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Urumva ko indwara kuba ziriho, intambara ziriho, ibibazo biriho, byatewe n'uko umuntu yanze amategeko y'Uwiteka, hanyuma abura ayo mahoro nyine.
ngaho rero dusabirane ngo ukise, reka dusabirane ngo twumvire uhoraho, tumugarukire, tumwikomezaho akaramata, nawe azaturangira ibindi bintu byiza by'ubwenge, azatuvurisha intama ze yashyize mu bantu be, kandi kumwumvira ni iby'igiciro, ngira ngo abantu twagakwiye kubimenya. Ngaho rero Imana ibarinde, murakoze, kandi tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi, muzajya mukomeza mudukurikirane, turabakunda, murakoze.